byagenze biteze ese kutari kwitaba telefone umva ngaho nyine zamuka ubirebe vuba vuba nabishyize hahandi yewe umva uramubwire kugira ngo byorohe sohoka ubu none aha ngaha tuvugana ngende nkurangira hano katira kuri iki gipangu cyane kata nyine uzamuke muri uwo muhanda komeza imbere kuri ayo matovu ibyo bintu bimeze nk'ibintuza oya apana amatovu ntago ari amatovu ibyo nyine by'intuza bijya kumera nk'ibibonobono n'ibibonobono ni iki ibyo byewe bifite utuntu tw'udukwa hejuru ntabwo uri kubona ahantu hanora agapapuro se kanditseho gashinzemo ntabwo ni mukagate none nkwereke uburyo none nshobora ko ugize ute buri munsi unsindira ahangaha duhinzemo ubudehe ahangaha ntawe ugikorora ahangaha ntawe ugisinzira wirwa duhanamye hejuru tubaza iki bahanamye hejuru mukagate ubu nakuniga nkakubwibura none narangiza nkakuniga none nkwereke icyo wishingikira mukagate reka nkubwire ako mukagate nzagukubita none ubone ko ndi umuntu w'umugabo unkubita se igihe utankubise n'iryari igihe utankubise n'iryari ubu we hari ugusumbirira amafuti reba ukuntu umwana wamutejeje kwirwarira amanywa na nijoro arira mu kabari niwe wabaye rwamwa niwe wagize ute ubwo n'imbaraga usumbya abandi ariko reka unyice ninjye wakwizaniye n'ubundi bamye bambwira ngo uri ikirara uri igiki nanga ndasheka ubwo nindakubwa ko ndi ikirara siriya mbwa ngo ni Ruvire cyangwa ni umugore ariko iyo utinyutse ugatuka uriya musaza uzi ko mwabaye inshuti mwanywanye akaguha inka ye ukayigunzura ukayirya ukananirwa kuyorora ukayitekera uravuze ngo ngende ingunzu ungeranyije n'ingurube yo mu cyaro naho ngaho hano no ureba inyuma harimo akarima ka envelope inyuma aho ngaho samureba mbaye inyuma kuri icyo kintu zero ntabwo karimo abo pakaho ninde muri kuvugana reka nzi ubwo ni w'abagore bawe ako wajya unanyubaha byibuze ukampa n'agaciro yako si ibintu bikibaho ubu igihe uba wahereye amatelefone sinzi wajya unanyubaha yako rero ushaka kuba ufite ikibazo mu mutwe ukaba utabasha kumvisha amatwi ngo amatwi yawe ibintu yumvishe ubishyire mu bwonko bwawe nabitekerezo bihe n'agaciro nakubwiye yuko mfite uburenganzira bwo gukora icyo nshaka mu rugo iwanjye wese wabonye umuntu uhabwa inka nkaho wakuye ubwatsi nkaho wagiye ngo umwiture ukafata inka ukayishyira mu gifu ntabwo ari wowe wayitetse ntabwo ari wowe wayibaze mukagata ubu none uzicengiye kukwenya urangira ute ngiye kugukubita urangira ute ko nakubwiye ko nanjye numbe hanyuma none uzabura no kusubira iwanjye none nanjye reka nkwereke ayo majigo nanjye none reka nkwereke reka nyenyere nkeje kuko n'ubundi nanjye waransembuye nukubuza wacenye none nze nanjye kubera si namaze kwisobanukirwa ibi byose ninjye wabyiteye niyo mba narabivuze mbere wowe ubwawe uba waragiye muri gereza ngaho nkoraho noneho ngukoreho nanjye nkoraho mba nkubwire nkoraho rero noneho byose ntamenya igikoma niyo ntanagukoroho kajana ndagira ngo nkubwire ngo gahunda ufite yo kujya gushingira umwana wanjye uriya muhungu sinshobora gufata ikirezi cyane kera ngo ngishingire mu bisogoro by'ingurube zo kwa Nuzi ikirezi se wakamenye ko kera uwambaye ikirezi baca umugani ngo ntamenya ko kera iyo umenya ko wabyaye umwana mwiza umukobwa usa kuri waramushyize mu ishuri akiga none n'igihe yiboneye umuntu ugomba kumwigisha ngo yige nibura bikemenya urarangije umutejeje umutima mubi ubu ni gute ujya hariya ukajya wirwa ujya gutonga nayo ubu uri umugabo utagira ubwenge wo gutinyuka kujya mu gipangu cy'undi ahubwo reka nkubwire bazagukura amenyo banabivuze bazagukura amenyo cyangwa bagukubita inkoni bandi urashaka kuzafatanya akira yakure babarira kura uzagwe kura
ndavuga ngo ku umugabo mubi ameze nk'igeze nk'isambu bahinganiye. mfite ubwo burenganzira rwose kandi ikintu ugomba kumenya uru rugo icyumba cyawe uragifite nanjye mfite icyumba cyanjye ndakumenyesha ko no guhaha muri uru rugo ntazigera nguhahira do ku izina ry'Imana mama kandi ntabwo nzigera nguhahira uzaba ugenda wihahire nanjye nihahire witekere nanjye nitekere nibinanirana ntabwo nabura aho njya kurya. wahabura utese wahabura ute agasozi kose k'abagore kose bagatuyemo abagore bose ari ababo si uburenganzira bwawe wahabura ute nyine ntabwo ari uburenganzira bwawe uburenganzira bwawe kari kamubaze ubu ubona amaherezo yawe ari ayahe amaherezo yawe iyo wirebye ukireba usanga amaherezo yawe ari ayahe wasanze narapfuye mbwira niba warasanze narapfuye nubwo upfuye si ruto ntacyo reka nkongere ngo nkomeze ndapfe none se ubundi umuntu w'umugabo utita ku muryango udategereje kuvuga ngo ejo h'umuryango wabo ni gute ibyo utekereza niwe gusa utekerezaho gusa rero reka nkubwire ejo h'umuryango wanjye njyewe mpamenyera mu buriri iyo mba naragize umugabo mwiza nta nubwo mba nduyu nta nubwo mba bahinga ntiyere ariko tekereza hari umunsi nakubwira nti wa mugabo we gabanya isambu bahinga ntiyere hari umunsi nakubwira ngo wa mugabo gabanya inzoga gabanya ubusinzi igabanya amahane none usigaye ujya mu rugo rw'abandi gutezamo umutekano muke ariko yaba ari nka kera bagaca inkoni bakagukubita bakakurambika ukaza nkakurwaza amezi 4 yose uri mu burira. Ariko nkubaza isambu bahinga ntiyere ni kungiranyije nayo ngo sekure nk'isombe ntabwo nyitinya izo wankubise nizo nyinshi ariko nanjye narakubaza ubu narakwiteguye nta bwoba nkigira bwawe narakwiteguye waranyiteguye yababa we nagakakiye we ayo we Pajaba gize amahirwe uyu munsi biri mu rugo nijoro nakubwira ngo reka nkubwira ngo bafite ibitotsi zirijwe mu rugo tuganire sijya wabona ageze mu rugo ntembaga reka nawe aba wanyumvajwe cyane da kubera akazi rero maze iminsi mfite ikibazo kandi urabizi ko wambwiye ngo singapfe kukubwira utuntu twose utaruhutse rero n'ubu ngubu nakubwira nta kibazo Jabo rero urabizi ko dufite umwana wacu Jabo ariko njyewe ndabona rwose uri kumwinjira mu buzima bw'akazi urabizi ko Jabo na Matilda hari ukuntu bibaniye mu by'ukuri njyewe mbona ku myaka ufite udakwiye kwinjira mu rukundo rw'abana ngo uvuge ngo umwe yarize undi ntiyize ntabwo ibyo bintu mbona ari ngombwa ariko ntabwo mbikubwiye ngo dutongane dushaka tukijyaho inama tukagifatira umwanzuro mu by'ukuri ari ibyo ngibyo nanjye ntabwo nari kugushaka iyo ngendeye kujya abantu bavugaga ibyo abantu bose bambwiraga ntabwo twari kubana none koko mu by'ukuri uri umwana umuzizi ko Matilda yitonda umuzizi igikoko ariko impamvu umbajije gutyo ushaka ko nta makuru ufite iwabo no mu rugo kuriya mwana ikintu cya mbere muri iyi minsi urabona ko turi mu bintu mu bihe by'uko nta gaciro k'umuntu utariho kwiga nta mashuri atari umva abantu bemerewe kwiga nubwo waba mukuru wemerewe kwiga ukajya mu ishuri kwiga nubwo watangira mu wa mbere ufite imyaka 30 wakwiga ukazarangiza Jean Paul Sabe ntabwo yize ejo bundi ari umusaza ubona atagiye kuyarangiza arangije impamvu rero tutagiye kure se wa Matilda yarampamukiye noneho nanone se wa Matilda ahemukira Matilda na Matilda nawe arihemukira jewe mpereye kuri ba sogokuru na ba data mwabaga inshuti mukabona ko nta kibazo kiri hagati yanyu mwembi
mugahana ikintu cyitwaga igihango. Igihango cyarangwaga no kugabirana inka. ndabizi Nyumva? ndabumva Nk'uko data na se barabikoze kandi barinda bapfa bakiri inshuti magara. Nanjye turabikora. Ndamubanza inka ndayimuha kuko we nabonaga ko nta mikoro y'inka afite. Giye muha inka, ineza yanjye ndayikura. Yari inyana igeze igihe cyo kwima, ndayimuha kugira ngo hagati yanjye nawe igihango gikomere, n'umubano wanjye nawe ukomere rwose nta gihinduka. Uriya mugabo ambera imbwa, inka itaranabyara. Inka azana ibintu by'inda nini abigambanaho n'umugore we n'abana be, inka barayirya. Bayiriye ntiyanambwiye ko bayiriye, ni amakuru gusa numvise hanze ko yanka namugabiye yayiriye. wabishaka urabibona akosereka wareke kunyinisha ndagukinisha se ngo bigende Oya, bite iki wenda. kimenyetso wari wenda wambaye ko wabinyweye ariko reka kunyinisha rwose niba ari na urabona se hari burage umufuka mfite aho ngaho ariko se n'abantu urabona hari sutiye nambaye ngo nabibitse mu mabere ariko se mbege ibyo bintu utangiye n'ibiki koko njye ibinini ko nabyishyiriye aha ngaha nanacunze nta n'umuntu n'umwe wigeze unambara nanabikora ku izina ry'Imana nta muntu n'umwe wigeze umbona nabanje ndareba ahantu hose nta muntu n'umwe wigeze umbona ubwo se urambwira ko ari muntu waba wabitwaye ese ushatse kuvuga ko ari isumira igihe okay reka abitwaye noneho tubwizanye ukuri nguhamagara kuri telefone wari uri kumwe nande nta muntu twari turi kumwe oya mbwiza ukuri kuko ntangiye ubutasi utangiye ubutasi uratekereza napfa kukuvugisha nyine njye ndi gutekereza ko haba hari umuntu waba wakumvisha uri kuvugira kuri telefone bikarangira yumvisha ibyo nandi kukubwira akagutsimbura mbere yuko wowe utsimbura ahubwo wowe ntabwo ari wa mugore wawe gukurikiye akakubona umugore wanjye wakurikiye se umugore wanjye igihe tuvugana ko nasohotse hanze kandi ko yari ari mu nzu urumva yabankurikiye nta muntu wanyumvisha kandi koko nahanganga singahangahe Ibyo birangiye inka yanjye amaze kwirya amakuru nayumvise hanze, ntiyigeze akora nk'ibintu by'abagabo ngo inka imba yararwaye igapfa abimbwire dushaka ukuntu nawe ari kumugabira n'indi, cyangwa se nawe abe umugabo agura inyana hanze ku isoko nziza nyiture igihango cyacu gikomeze. Araceceka ahubwo akajya ncunga mu kabari aho nagiye kunywera, akaza akanyicaye iruhande nta n'ijana afite. Bwa buntu bwanjye nkibaza ngo nkomeze nkwe kinyicaye iruhande, nkabwira nyirakabari ni mumuhe inzoga nkwe. Ubwo nawe arashyekerwa yumva ko ubucuti bwakomeje, yirengagije kimwe cyabaye, yirengagije kimwe cyabaye ko yahemukiye igihango. Ejo nakwisubira ku kabari hariya kwabanza yahamagara ahageze nkongera nkasenge, kugeza ubwo yandutse ngo ndimbwa, ngo ntabwo ngo murusha amafaranga, ngo sinyimusengera ngo ahage. Twari turwaniye ku kabari, nanjye nibutse agahinda yanteka inka yanjye nikuye nkayimuhashaka umubano n'igihango cyacu ngo gikomere. Jyewe narivumbuye ndataha nababaye, n'umuhungu wanjye duhuye nsanga ari kumwe n'uwo mukobwa we. Umuhungu wanjye nari murabyivu nibutse ibimbayeho ku kabari. Ikindi yenda we kuko nta makuru wari ufite, mu by'ukuri jyewe ntabwo umuhungu wanjye urebye na Minerivare twatanze ntuyizi. Inka ntitwagurisha inkoko tukagurisha ishyamba, ariya amashyamba abiri yo mu Nyagacyamo ntihagiye kuri uriya muhungu. Umwana wanjye arigararangiza ngo ajye kurongora inkandagira bitabo injiji. Noneho reka nkubwire ariko ibyo yenda nakagombye kubireka, ariko kunyita imbwa mbwira imba ndimbwa cyangwa imba ndi umugabo. wowe se ukabimbwa bisobanura kimwe muri aho. Imba ndimbwa tumushyingire. ntabwo uri n'umugabo gusa ahubwo udasohoka.
imba ndi rudasumbwa wambyaje jabo mbyaje kumbyaza mbere imba ndi rudasumbwa nkaba narakubyaye jabo na mbegeti mbabarira winyungana bariya bantu kuko bahemukiye igihango buriya nta nijoro bazajyamo none reka turi kuganira sawa ese mugabo urabizi ko turi abasirimu mu mutwe umuntu wize urasobanukiwe ibyo ngibyo umwana uruhare rufite n'umuriro nk'umuvuna muheto uba ukoze ibi bintu ninde ko nibaza nawe nasaze njya kubikora ariko ubu nk'iri gini ndibonye ryakoze ibi bintu ko nariniga narimerera nabi siko nibo babigize bravo dushaka igisubizo cy'ikibazo yesu no kukubeshya rwose cyende kubona uri kunyenesha umva nyine itonde gato wambaye umupira uhimbwira niba wabinyweye basibye buranishije nabinywese nabifashe mbinywera rimwe noneho ndiyahura ntabyo wanywese koko oya mbwira niba ntabyo wabonye reka nkubize ukuri shyira agatoki kw'imana hejuru urahira uvuge ngo ni ukuri kw'imana ntabyo nanyweye ndagatwika bibiliya oya ntugitwike bizize n'ubusa ubu ndakora ikivugo sundi nakoraga ikivugo rero nyine ubu biranyuye mbese ubu biranyuye ngewe ubu mbuze n'icyo gukora rwose mana biryoha bijyana pe biryoha bijyana gute mbese ubu ingaruka zabyo ndazirengera gutwita byo ntabwo birimo umva abantu reka ndi muzima hano se ubwo urumva nyine ndamaze kujyamo urumva ikindi kintu cyakurikiranye mu gutwita nyine ubwo nyine byabiri nyine byo kubyarira mu rugo ibyo ubyarira mu rugo nta kugira umugore wa kabiri ngo bikunde reka ugiye kunyihakana ntabwo nkwihakana ushobora kubyara umwana w'urukundo sinshobora ntabwo nakwihakana pe sinakwihakana nyine urumva kwihakana ntabwo nabikora turajyana rero mu rugo turajyana iwawe Matilda uruhare afitemo se buriya ni ukuvuga ko reba ageze mu myaka yo gushyingirwa yo kubona umugabo mu myaka 23 buriya ni ukuvuga ko atagombye kubwira se akamujyana kwiga buse kuba atarize yabihise ariko reka nkubwire je uriya mugabo kuva yaranyise imbwa kandi ko abivuga ahantu hose aho nejo mundi yaje kunkubitira iwanjye uriya muntu uramushakamo urukundo rw'iki kuko yaranyise imbwa urumva ushaka ko ashyingiranwa n'imbwa ese imba ndi imbwa wowe uri iki ubwo nyine nawe urabyumva gusa giye ko yabivuze ntari ariko ndabizi ko jabo niki mushiki we niki imba ndi imbwa umva nyine sheri mba nkubwire niba abana bakundanye nta mpamvu yo kuvuga ngo umwe yarize ntabwo yize wabareka ibyo ibihango byanyu nabyo mukabishyira ku ruhande ngiye niko mbyumva ariko ikintu cyo mbona cyo ni kimwe niba yaratinyutse akakwita imbwa ubwo azajya aca hano nanjye nca hano acana umuriro muzimye ubu nturabyumva mbwira sheri utambeshye ayo makuru ntabwo urayumva ko aho duhuriye anyita imbwa akananyirukankana n'amabuye yasinze uzi ko ngemba ndahangaha cye ibyo bintu nabibwirwa n'iki kuko najya mu kabari nuko bimeze ntabwo gihe uriya mugabo nakwemera ko mushingira umuhungu wanjye umukobwa we n'umuhungu wanjye bashyingiranwa ntabwo bishoboka rwose kandi mbabarira ariko muri kino gihe rwose ntabwo ibyo bintu bigezweho sinkumizi urumva twajyana mu rugo gute kandi ubizi ko umugore wanjye yagarutse uramwirukana ntamwirukana neza urahitamo ko noneho yaje noneho ikigusetse yaje yariye amavuri yaje yariye amavuri mani cyane ikibiko sinabikorera n'iki ese basinkora iki ntabwo nsubira mu rugo rero reka nkugire inama ntabwo nsubira mu rugo oya umva ngiye nkugire inama kandi inama ngiye kukugira ni nziza yewe reka nkugire inama mbegeti kandi inama nkugire ubyumve kandi uyubahirize uko n'inama ya kigabo taha ujye mu rugo banza wumve kubera ko inda ntabwo irajyamo nta nubwo uranamenya ko yagiyemo cyangwa itagiyemo kuko ntabwo urabura imihango taha ujye mu rugo imana nidufashe iyo mihango izaza n'ibyanga nabwo bikaba ngombwa yuko iyo nda yagiyemo ubwo nawe urabyumva tuzafata icyemezo ducike muri iki giturage mbege ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru nzemera nkucikane nkujyane pe kuko nanjye ntabwo natuma usebera muri iki cyaro umwana wa mwarimu
ngwino hano uri kwirebesha ute nk'iyo ufashe inzira ukagenda ukambwira ngo ntabwo uri butinde wanyuze ukamara amasanga na gutyo wumva ari gutake mano Rwanda wari uri he Subiza gira vuba se cyangwa ngukubite gira vuba uvuye ni mama ubaye iki ukubwira ukuntu bibabaje ibiki se ntabwo wavuga utari nubwo utazi ukuntu arwaye indezi arembye cyane mama umushuti wanjye ndamugupfa nose uvuye iriya urira uri njya ngaho kirira nose nurira arakira cyangwa ahubwo wamusengera umuzi ko adashobora no kugenda ari gukambakamba nyine tuzi ahubwo umusengera yabimeze nabi cyane ruku biriwe komera nkuzanye ubutumwa bwawe nyine fata byose ubikuyeho y'umukobwa wawe undi ubiguhaye nawe nyine arabizi nyine waba wabimpaye ibi ni ibiki akira ruku ibyo ni ibiki ese ndabizi rwose ubu ntabwo azi kuvuga ntabwo njya amenya iby'inkumi da mama tujye gusura umuntu akira uzi wowe bite byawe hereza hano ibyo turashaka gusa undi kare bigiraga ibiki ruku reka ningende mbege niba wumva wikunda ushaka no kugira amahoro hereza ya mverope hano mereza ya mverope hano ntuzima ibintu bimaho ngo ni ibiki ibintu uzanyeho na rukundo ni ibiki kandi utangiye kunanira mbege meza hano